Ibihe byiza nshuti bavandimwe bakunzi bacu ba Shukuru TV Official YouTube channel yacu kandi yanyu mukunda muri benshi. Mwari mumaze iminsi mutumva ibyegeranyo byiza tubategurira kandi tubagezaho, ariko tubisegweho kandi turabashimiye mwe mutahwemye kubana natwe. Nge nari maze iminsi ndwaye malaria, ariko ndashima Imana ko norohewe, ngashimira namwe mwabimenye mukansengera. Imana ibaha umugisha. Twaherukanaga twarareberaga hamwe amateka y'itoro ry'Abadiventisite b'umunsi wa karindwi uko ryaje mu rwego rw'isi yose muri rusange. Kuri uno munsi tugiye kurebera hamwe n'ubundi amateka y'itoro ry'Abadiventisite b'umunsi wa karindwi umugabane wa kabiri uko ryageze ku mugabane wa Afurika. Tuzarebera hamwe mu mugabane wa gatatu uko ryageze hano mu Rwanda, mu Burundi, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko mwabyifuje muri benshi. Ariko kuri uno munsi tugiye kurebera hamwe uko ryageze hano ku mugabane wa Afurika. Nge mugiye kubana nitwa Tuyisabe Nelson, ndabashimiye kandi mbahaye ikaze. By'umwihariko mwamaze gukora subscribe n'inkunga ikomeye mwaduteye, namwe mutarayikora ni muyikore, mujye mubona ibyiza tubategurira kandi tubagezaho, mujye mubibonera ku gihe. Hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo itandatu n'ibiri n'umwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo itandatu n'itatu, umukobwa witwaga Hannah Moore wakoraga muri Liberia iri kuri uno mugabane wa Afurika, by'umwihariko muri Afurika y'Iburengerazuba. Uyu mukobwa wabaga mu itorero ryitwa Episcopale, yari mu biruhuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze ahura na Stefani, umwe mu Badiventiste ba mbere, maze amuha ibitabo yasomye bituma ahinduka umwizera w'itoro ry'Abadiventisite b'umunsi wa karindwi. Asubiye iwabo ku mugabane wa Afurika avuye muri bya biruhuko mu gihugu cya Liberia, niwe wazanye ubutumwa bwiza bw'Abadiventisite b'umunsi wa karindwi. Mu 1927 nibwo abavugabutumwa ba mbere bageze muri icyo gihugu cya Liberia, maze bahasanga abayoboke benshi b'itoro ry'Abadiventisite b'umunsi wa karindwi kubera bari barumvise ubwo butumwa bwari bwarazanywe na Hannah Moore. Maze mu 1905 abavugabutumwa ba mbere bageze mu gihugu cya Ghana, bahagejejwe n'uwitwa Disbag wari kumwe na T.M. French, maze bakomeza kugeza ubu butumwa muri Sierra Leone. Nibwo ubu butumwa bwageze mu gihugu cya Sierra Leone hari mu cya 1905. Mu w'icya 1913 Bobby Cook aherekejwe na Dauphine na Monke, ubu butumwa bwiza babugejeje mu gihugu cya Nigeria, bashinga ishuri i Laponi, ni mu birometero 25 uvuye Ibadani. Mu 1928 John Z atangiza misiyoni ya mbere Inanga Ibeko muri Cameroon. Mu 1982 Dr. Lipot n'abandi bataliyani biciye mu Misiri bashaka kuhatangiza umurimo. Mu 1899 Hosira yoherejwe gutangiza umurimo muri icyo gihugu cya Misiri, Egypt nk'uko mucyita. Mu 1886 ubutumwa bwageze mu gihugu cya Algeria buzanywe na Joseph wari warabumenye. Ubu butumwa yabumenyeye mu gihugu cy'Ubusuwisi, maze aza kububwira bo mu muryango we. Mu w'icya 1886 Van Drut na Peter bo muri Afurika y'Amajyepfo basabye inteko nkuru kubaha umubwirizabutumwa, biyemeza gutanga amadolari 250 y'urugendo rw'umuvugabutumwa. Aba bagabo bari baramenye ubutumwa bw'isabato kubera gusoma Bibiliya. Robson na Boyd aba ari bo batangira gukora umurimo muri ako gace. Umucyo uturuka mu ijambo ry'Imana wamurikiye ako karere
kugera mu bihugu nka Angola, Congo Kinshasa, Rhodesia ariyo Zimbabwe y'ubu, Malawi no mu mpande zose z'amajyepfo ya Afurika. Mu w'icya 903 Elad na Ensi bageze muri Tanganyika ariyo Tanzania y'ubu. Mu w'icya 906 Kaskaleni yoherejwe na Union y'Ubwongereza gutangiza umurimo muri Kenya. Naho muri Uganda n'ibihugu bihanye imbibi, Maxwell niwe wahatangije umurimo. Mu w'icya 907 Person na Lidegli bageze muri Ethiopia na Eritrea bagura isambu Isimaha, aba ariho bubaka misiyoni. Umukobwa witwaga Leosiele Meme avuye kwivuza mu Busuwisi aza avuga ubutumwa bwiza cyane ndetse hihana abantu benshi cyane. Mu w'icya 914 bohereza umuvugabutumwa Paul Bod mu birwa bya Maurice. Mu w'icya 926 Marius n'umugore we batangiye umurimo bigoye mu gihugu cya Madagascar kuko bitari byemewe gukoresha amateraniro. Mu w'icya 936 Sitozulega Umusuwisi wari uvuye mu birwa bya Maurice yagejeje ubutumwa bwiza muri Seychelles. Mu cya 936 n'ubundi ubutumwa bugera mu birwa bya Leonio buzanywe na Paul Gerard. Ngibyo ibyo twakubwira ku butumwa bwiza bw'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi hano ku mugabane wa Afurika. Nibyo twavunaguye, ngira ngo hari byinshi ubumvise ku rugendo rutari rworoshye. Yewe uwavuga iby'uru rugendo bwakwira bugacya, ahubwo nkurira tubicumbikira aha maze tuzasubukure ku mugabane wa gatatu wano mateka y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi hano ku isi muri rusange. Nje mwari kumwe, nitwa Tuyisabe Nelson aha uri kandi ukomeje kuba ni kuri Shukuru TV Official.